rwose n'ubuntu. Cyagihe urabyibutse nawe uko byari byifashe, byarashobokaga ko ngenda cyagihe ibyanjye bikarangira, none nongerewe igihe uyu munsi ndacyatera kuka kuba ngihumeka rwose n'ubuntu. Kuba ngihumeka rwose ibyabaye ejo, nkibuka ukuntu byari birangiye, nkarebana n'urupfu amaso ku maso nkarokoka. Njye ntacyo nari gukora, byari byarangiye twiyakiriye. Abarira bari barize, abataka bari batatse, batabaza bari batabaje, abiheba bari bihebye, mbagarurirwa nk'usutse. Kuba ngihumeka rwose kuba ngihumeka rwose kugira ngo nihane. Ndahamya ko hari icyo Imana yanzigamiriye, nayisaba ngo inshoboze nyikorere. Si kubwanjye oya, jyewe byari byarangiye, ariko Imana yonyine impagararaho iti komeza ubeho, ingarurira ubuzima, iti ndacyagushaka mu murimo. Kuba ngihumeka rwose n'ubuntu, ndahamya ko hari icyo Imana yanzigamiriye, ndayisaba ngo inkomeze nyinambeho. Mana mfasha, Mana nkomeza, mfata ukuboko unyongera imbaraga. Ubu buntu ntibukamfira ubusa. N'ubuntu kuba ngihumeka rwose kuba nyiri uyu munsi kuba ngihumeka rwose kuba nyiri uyu munsi kuba ngihumeka rwose
fasha mana niba uzampfira